mwiza muri iyi horicall ndetse n'ubugendo uri kudufasha nawe ni umuhungu wacu w'imfura dukunda rero gukorera Imana ishimwe kandi dufatanije. Nagira ngo rero twihuse mbere yuko tuganira munyemerere dufatanye ibitero bibiri by'indirimbo y'151 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, igitero cya mbere hanyuma n'icya nyuma, noneho twiganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye igitondo cy'uyu munsi, tugushimiye ko watwoherereje umwana wawe Yesu Kristo, yiyambura icyubahiro cye aza mu isi. Ibyo ngibyo bitwereka urukundo rukomeye wadukunze, kandi tugushimiye ko iri teraniro wemeye Mana ko uyu munsi duteranira ahangaha ngo tuze kumva ijambo ryawe rizima, buhanuzi butavangiye. Haleluya Mana, tubiguhereye icyubahiro. Imbaraga z'abadayimoni zikunda kuzenguruka aho duteraniye, ariko imbaraga zawe zituruta cyane. Niyo mpamvu tuzihamagaye Mana ngo zize zitugote. Mwuka wera nagotira iteraniro, Mwuka wera nawe muri twebwe, kandi Mana dukeneye kukumva, turakunyotewe, dushaka kumva rero ijambo ryawe n'imiburo yawe. Tuguteza amatwi ngwino ubane natwe. Myuka mibi yose y'abadayimoni tuyihandirije ikuzimu, ahubwo duhamagaye imbaraga z'ijuru ngo zibe aha hantu dutangira kugeza dusoje, mu izina rya Yesu, amen. 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 Mana ishimwe. Munyemerere murongo umwe gusa mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, aho twasomye igice cya 2, hanyuma umurongo umwe gusa urimo intego tugiye kuganiraho umwanya muto, hanyuma
twiganirire igice cya kabiri, hanyuma turasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 5. Umurongo wa 5 haravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Umugufi yareka gusubiremo, aravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi nshimye Imana ko tugiye kuganira, kandi nkunda kubaza Imana ngo iyo wateranije iteraniro ntabwo namenye icyo imitima y'abantu bawe yifuza, ariko Imana yo mu ijuru ibizi icyo imitima y'abantu bayo yifuza. Ndayikunda cyane. Hanyuma rero uyu munsi mfite umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho muto cyane uvuga ngo umutima wa Yesu. Amen. Uyu munsi turiga cyangwa turaganira umwanya muto ku mutima wa Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Umuririmbyi turirimbye aravuze ngo Yesu yunguyu tugiye kuganiraho ngo arusha abantu bose bo mu isi kugira gute? Kudukunda. Kandi ngo iyo abavandimwe bari hamwe baba baravuye mu nda imwe, ziko bivuze, bakonka ibere rimwe, ariko ngo Kristo ajya arusha abo ngabo bafite isano imwe kudukunda. Reka tubanze tumuhereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngo abavandimwe bafite amaraso amwe, bonse ibere rimwe, bagakurira mu rugo rumwe, bakarira ku isahani imwe, bakagihabwa amabwiriza n'amategeko n'ababyeyi bamwe, ngo Yesu abo ngabo barusha kugira gute? Kudukunda. Yesu ashimwe cyane. Uruzi impamvu iyo umukobwa agiye gushaka icyo abavandimwe be bakora baramubwira ngo reka tuguherekeze, hanyuma tugushyikirize iki? Umugabo. Habakagira bate? Bagasubirayo. Mu yandi magambo babanaga, ariko kuko hari ikindi cyemezo afashe kigiye kubike bo basubiye hehe? Mu rugo. Ariko Yesu ashimwe kuko n'igihe twazaga ahangaha mu nzu yayo yaduherekeje, agerana natwe ahangaha, twongere tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mu rwandiko dusomye Pawulo yandikiye Abafilipi. Uyu Pawulo yandikiye Abafilipi ari mu nzu y'imbohe. Nusoma mu gice cya mbere rwa rwandiko ukamanuka ku murongo wa 12, uzasanga Pawulo yarandikiye Abafilipi ari mu nzu y'imbohe, kandi abandikiye ari mu nzu y'imbohe aboshwe n'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Yari arimo akorera Imana, ariko agiye kubohwa ntabwo yaboshwe n'abanyamahanga, oya, abavandimwe, ahubwo yaboshwe n'abo mu bwoko bw'iwabo, bamushyira mu nzu y'imbohe. Yego, kuko nyine nubwo ari abo mu bwoko bw'Abisiraheli cyangwa Abayuda, ariko abavandimwe badukundaho igice, ariko Kristo we adukunda ibihe byose. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Bamukunze akiri umunyamategeko, bamukunze agihabwa amabwiriza n'Abayuda, ariko amaze gusobanukirwa Kristo baravuga ngo uyu nguyu ntabwo akiri uwacu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Ngo kuko abana b'abantu bameze. Ariko Imana ishimwe yuko yigidukunda urukundo rw'abana b'abantu badukunda. Imana yacu nishimye. Pawulo arabandikira arababwira ngo Bafilipi, inshuti zanjye. Biratubwira ku murongo wa mbere ngo ntabwo yandikiye abakristo b'Abafilipi gusa, ngo ahubwo yandikiye n'abepiskopi ndetse n'abacacwedeni, niko twe tubivuga, cyangwa abadiyakoni. Arabandikira arababwira ngo nubwo ndi mu nzu y'imbohe, njya nkunda ijambo yakoresheje, ariko aravuga ngo amahoro y'Imana n'ubuntu bubane namwe iteka ryose.
amen, haleluya. Ari mu kaga n'intambara, ari mu nzu y'imbohe, aravuga ngo ariko nubwo ndi mu nzu y'imbohe ntabwo amahoro y'Imana bayaboha, ntabwo ubuntu bw'Imana babuboha, kubera yuko nahandi buriho buransaba, bityo bigatuma nsohora akanwa kanjye ndetse nkanabandikira nkavuga ngo aho ndi mu kaga, ngo aho ndi mu nzu y'imbohe, amahoro y'Imana bane, haleluya, haleluya, amahoro, amahoro, amahoro. Arababwira ngo abane na ikindi akomeza kubandikira. Reka nihute mu gice twasomye cyane cyane kuri uriya murongo. Aravuga ngo yemwe aba Filipi, mugire wa mutima wari muri hehe? Muri Kristo Yesu. Shaka tuganira kuri uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Arabwira ngo uyu nguyu mu mibereho ye mbere na mbere ariho yari Imana, akoresha ijambo ndikunda, aravuga ngo yari afite akamero nk'ak'Imana. Mu yandi magambo yari umuremyi. Niho twasomye mu itangiriro, ashimwe cyane, mu itangiriro aho twasomye tangiriro gice cyaho cya mbere ku murongo twahereho 26, wavuze ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase nande? Ase nande? Amen. Haleluya. Pawulo arababwira ngo ndashaka kubabwira uwahoze ari iki? Hari Imana. Yari afite akamero mbere na mbere k'Ubumana, mu yandi magambo yari umuremyi nk'abandi. Nagira ngo rero namwe aba Filipi mugire umutima nk'uw'umuremyi, Imana ishimwe. Ndashaka aha hantu muhumve neza, Kristo yari umuremyi, Imana ishimwe, kandi ngo yaraturemye aturema mu ishusho ye, kandi afatanije n'Imana Data n'Umwuka Wera. Bishatse kuvuga ngo natwe uyu munsi turi iki? Habare. Niyo mpamvu umugabo witwa Eliya, yusomye mu gitabo cya mbere cy'Abami murongo wa mbere, igitabo cya mbere cy'Abami, haravuga ngo 17 ngo igice cya 17 murongo wa mbere, umuntu witwa Eliya ngo yagiye areba umwami Ahabu. Areba nde? Umwami. Arangije aramubwira ngo kuko nzi ngewe namaze kwisobanukirwa Eliya, mfite ishusho ya Kristo, kandi mu kanwa kanjye havamo gutegeka. Aramubwira ngo wowe umwami Ahabu uyoboye iki gihugu, kuko ngewe nemeye kumira Kristo kandi namaze kwisobanukirwa. Nagira ngo nkubwire ko guhera uyu munota turi kuvugana, iki gihugu kitazongera kuvirwa n'imvura ukundi, cyangwa se imvura itazongera kumanukira mu iki gihugu. Ndetse na mu gitondo hari igihe tujya tubona ibyatsi bigize urume muraruzi, ngo n'urume ntiruzongera kuba mu iki gihugu, ngo kugeza igihe nzongera kubitegekera, kubera yuko akanwa kacu karema, ngo bihita biba bityo ako kanya. Yego, mu yandi magambo, amagambo yacu ararema. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe tubwira abana, ukicara mwana yakurakaje ko ariko wagicucuwe, komeza ubivuge, umenye ngo akanwa kawe kagize gate? Karare. Kubera ko tugize dute? Turabare. Uyu mugabo Eliya, muze kwasoma mwitonze muri kiriya gice, ngo amaze kuvuga ayo magambo igihugu gihita kigira amapfa menshi, ngo ariko Imana imucira inzira. Iramubwira ngo uteje ikibazo, ubwo uteje ikibazo nawe cyakuzaho, ariko abamenye Kristo hari inzira Imana igiducira. Imana iramubwira ngo ihute, ngo ugende, ngo hari akagezi, hari akariba nagufukuriye, ngo uzagende ukicareho. Imana ishimwe. Aragenda akabaho, ngo ariko igihe kiza kugera karakama. Kamaze gukama, ngo Imana iramubwira ngo hari umupfakazi rero nasigaje,
Mana ishimwe. Haleluya. Aragenda asanga umupfakazi ngo aramubwira ngo wagakwiye kumpa amazi ariko nagafu nako ndihuse. Aramubwira ngo ni gake cyane, ni gake cyane. Hari igihe tujye tubona ko ari bike cyane nta naho Imana yahera, ariko Imana itubura tuyiha icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Arangije reka nihute ngo Eliya abana n'uwo mupfakazi ngo igihe kiza kugera. Haleluya, haleluya. Igihe kiza kugera ngo mu minsi myinshi babanye igihugu kigifite amapfa, ngo umupfakazi ngo aza kugira urubyaro, umwana urubyaro rwe ruza gupfa. Hanyuma ruje gupfa reka nihute. Aravuga ngo mbese Eliya wazanywe hano no kunteza ingorane no kubitsa Imana ibyaha byanjye, ariko kuko akanwa kacu karema. Eliya aravuga ngo hoya, njyewe ndi umuremyi. Haleluya. Ibyapfuye kuko Kristo yazuraga abapfuye, nanjye nabi. Imana ishimwe. Eliya aramubwira ngo nzanira uwo mwana, ngo amwubarara hejuru, ngo aramusengera. Umwana arahaguruka kuko mu kanwa kacu harimo kugira gute? Kurema. Imana ibambere kurema mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo mujye murema ibyiza, ubanze wisubiremo uvuga ngo ariko iyo sohoye mu kanwa hasohoka mwiki, ujye uvuga ngo ibisohokamo birarema kuko uri umuntu w'iki? W'Imana. Imana ishimwe. Kristo nguwo wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma arababwira ngo uwo nguwo ntabwo yemeye kugundira icyubahiro cy'ubumana, ngo ahubwo ngo yaremeye amaze kumenya ko mu isi hari ikibazo. Umwana w'umuntu yahuye n'ingorane, umwana w'umuntu yacumuye, ngo yambura kamero k'ubumana, ngo ahita yemera kwambara ishusho y'umuntu. Hayiwe yemera kwambara ishusho y'iki? Hanyuma buriya umuntu, iyo uvuze umuntu bisobanura ngo umunyantege. Nibyo bita umuntu. Umuntu ni umunyantege ahava akagera. Iyo uvuze umuntu rero uvuga ngo umunyantege. Kristo aremera yambura ubumana, yita yishyiraho cyangwa ahita yishyiraho ishusho, yambara ishusho y'umuntu. Araza mu isi aravuga ngo ngewe icyubahiro ndacyambuye, ahubwo mfite abo ngiye gucungura. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, Kristo kamere ye niyo guca bugufi ndetse cyane. Yesu ashimwe. Yemera kuba umunyantege nke, yemera kwambara ubumuntu. Ni naho yagezeho bitangiye kumusohoraho, aravuga ngo Mana, iki gikombe kigire gite? Iki gikombe kigire gite? Nuko yambaye iki? Ubumuntu. Ni nayo mpamvu nawe ujya ufata ibyemezo byinshi, ariko kuko uri umuntu ugasanga bimwe byaguciye mu myanya y'ibintu. Kristo rero yari afite ubumana ariko arabwambura. Yesu ashimwe cyane. Yemera guca bugufi kugira ngo ngewe nawe tuba twicaye hano. Imana ishimwe. Wemeye kwambura ubwiza bwe yari afite mu gihugu cyo mu ijuru, akaza ngo ngewe nawe uyu munsi tube dusa nk'uko dusa. Ntitwamukomera mu mashyi yemwe? Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma ngo amaze kwemera guca bugufi akambura ubwiza bwe yari afite, Bibiliya yatubwiye ngo ahita yemera kuganduka. Niko twasomye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, umutima wa Kristo urimo kuganduka. Imana ishimwe. Ijambo ryitwa kuganduka ni rigari, ntabwo ndi uritinde ariko ni rigari. Kristo, Imana ivuze ngo umuntu uko acumuye ninde wajya kumucungura? Abari mu ijuru bose baricecekera, rimwe na rimwe bakareba hirya, nk'uko natwe iyo twageze mu kaga inshuti zacu zazirimagara zidutera umugongo, ariko Kristo tutadutera umugongo. Haleluya, haleluya. Uyu Kristo tudaterana umugongo, tumuhereza icyubahiro. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Aravuga ngo Mana, kuko
uri Imana ishoboye ibintu bingahe byose. Njyewe nemeye kukugandukira, ndamanutse ndagiye, araganduka. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Agandukira Imana, aramanuka aza mu isi. Niyo mpamvu uyu munsi turi kuvuga ubutumwa bwiza. Uwiteka Imana we tuguhaye icyubahiro. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo umutima wa Kristo urimo kuganduka, urimo guca bugufi, urimo kuganduka kose. Imana ishimwe. Ageze mu isi Kristo, nashaka kubabwira Pawulo wandikiye Abafilipi ibyo yababwiraga, ngo ageze mu isi yagandutse, yemeye kwambara wa mubiri, ngo atangira kuvuga ubutumwa bwiza. N'ayandi magambo, atangira gukorera Imana. Nashaka kuvuga umutima wa Kristo. Imana ishimwe. Niho mu bwana bwe yatangiye, rimwe na rimwe asigara mu rusengero, ababyeyi be bakagenda, hanyuma bakagaruka mu rusengero, ngo baramushaka cyane. Bamaze kumubura aho bamuboneye, baramubaza bati ko wari wagiye he, byagenze bite? Arababwira ngo ntabwo binkwiriye kubana namwe gusa, ngo ahubwo binkwiriye kuba mu nzu ya hehe, ya Data. Mu yandi magambo, Kristo umutima we wabanaga cyane n'Imana, ariko mu nzu yande. Haleluya, haleluya. Bikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Bikundira ayiwe, amahema yawe Mana ni meza. Bikundira amahema yawe, bikundira we amahema yawe, o bikundira we amahema yawe, ayi bikundira we amahema y'Imana, ayi bikundira amahema yawe. Kristo atangira kubwira ababyeyi be ko mu mahema y'Imana ari heza. Icya kabiri, aravuga ngo abazumviza inkuru bose bajye bamenye yuko mu nzu y'Imana ariho Kristo agize te ari. Imana ishimwe. Haleluya. Rangije reka nihute. Kristo turiho turavuga ku mutima we, yagiye abwiriza ubutumwa bwiza, kandi igihe yageraga mu masinagogi cyangwa se mu midugudu cyangwa mu nsengero, yakundaga gukora ibintu bibiri njyamukunda. Yaravuga ngo akararanganya amaso, kuko yari afite amaso y'ubumana, akareba yuko abantu bashonje kandi cyane. Akabwira abigishwa ngo nimwegere hano, abantu bagiye kurya ariko barabanza kurya umubiri kugira ngo baze gusozaho iby'ubugingo nabyo. Haleluya, haleluya. Akavuga ngo ni byiza yuko mufata amafi, bagafata amafi. Abigishwa babaga bafite ari make cyane, ariko akavuga ngo ayo ngayo mufite ngiye kuyatubura, iri teraniro ribanze rigire rite, rihage. Imana igitubura tuyikomeye mu mashyi, hari icyo byakongera bikadutwara. Imana ishimwe. Kavuga ngo rero mu bumana, mu kamero k'ubumana harimo gutubura, akabyereka abantu. Yesu ashimwe cyane. Agafata amafi agatubura, akababwira ngo noneho mwese reka twicare dusangire. Imana ishimwe. Nari ngiye kubabwira ngo no mu by'uyu mubiri nabyo turabikeneye. Imana ishimwe. Kandi kimwe mu bivuga ubutumwa nicyo nacyo kirimo Yesu yaragikoreshaga. Imana ishimwe. Hari abantu rero batubwira bati reka rwose twababwiye ko tumerewe nabi, ariko batereka tugusengere Imana izagufasha. Oya, n'ibyo Kristo yarabikoreshaga. Niyo mpamvu ibaye bigutije kugira ngo mu gihe cyiza cyo kuvuga ubutumwa nabyo bijye bivuga ubutumwa. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Kristo nuko yabigenzaga, yafataga kubye
yafataga ku by'imuhaye, yafataga ku by'abigishwa ngo akabigaburira n'abandi bakarya bagahembuka. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire mu iri teraniro ibyo Kristo agutije byose, guhera ku myambaro, guhera ku ijambo, kugera ku byo kurya n'ibindi, ni iby'iguhaye ngo urebe uko uyikoresherezamo umurimo wayo. Imana ishimwe. Ni iby'iguhaye bivuge ngo kuko atuye muri iriya karitsiye ashoboye, abakene bayituyemo babayeho bate. Reka buriya rero Imana ijya ikora ibintu nkunda, ikagushoboza, ikaguha ibikwiriye byose, yarangiza ikakuzengurutsa abadashoboye, ikakuzengurutsa abakene, ikakuzengurutsa abashonje, ikavuga ngo reka murebe atuye muri iriya karitsiye uko azabyitwara. Ntabwo ari uko inaniwe kubaha ibikwiriye byose, ahubwo ihaguteretse ngo irebe ibyo ibaye iguhaye uburyo ubikoresherezamo umurimo wayo aho ngaho muri karitsiye utuye. Mu yandi magambo, Kristo yari afite umutima wo gufata ibyo afite akabikoresha mu iteraniro, mu bakene, mu mfubyi n'abapfakazi. Imana ishimwe. Nagira ngo rero mu iri teraniro mbasabire ibisaga byose, ariko nanone Kristo abaho umutima wo gufasha kuko yajyaga abikora. Imana ishimwe. Uwo ni umutima wari muri Kristo. Yarangiza ngo agahaguruka ngo akababwira Imana, ngo akababwira ubutumwa bwiza. Niho wasanze bagendaga bamubaza, bakamubaza ibibazo byinshi mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko twasomye. Bakamubaza, ariko bamubajije kuko babaje kugira gute? Guhaha. Ego akababwira ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo, mutima wa Kristo wari wuzuyemo ubutumwa bwiza. Nagira ngo mbabwire rero muri iki gitondo ngo Imana yaduhaye kuvuga. Ubu udashoboye kuvuga, fashe mikoro, ariko yaguhaye ahantu uri, aho usengera, aho ugendera, aho ukorera Imana hatandukanye, ngo uvuge ubutumwa bwiza. Ujye uvuga ubutumwa bwiza ugenda mu nzira, bavuge ngo ko kuriya n'umukozi w'Imana. Ujye uvuga ubutumwa bwiza mu bo musengana, we kubabera igishakwe, ahubwo bajye bavuga ngo yahageze imitima yacu igira gute? Iraruhuka. Haleluya. Ujye uvuga ubutumwa bwiza uri mu bana, uvuge ngo ayiwe Kristo niyo wabampaye, muri abanjye ngo dukorere Imana. Haleluya, haleluya. Yigeze avuga ijambo rikomeye rero ngo mumenyereze abana iki? Inzira bakwiye kunyuramo, ngo bazarinda bajya hehe? Batagize gute? Byavuzwe na Dawidi wari wamaze kumenya Imana n'ubumana bwayo. Yesu ashimwe cyane. Ngo iyi nzira tunyuramo rero, twavuze abana ni nabo yavuze, ariko nabo mu bana iyo bamenyereje iyi nzira ngo barinda basaza batayivuyemo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ngo uyu mutima wari hehe? Muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uyu Kristo rero ngo igihe kiza kugera ngo ajya kubambwa, cyangwa se ajya gupfira twebwe, ngewe nawe. Kandi mu nzira yanyuragamo ajya kubambwa yaravugaga ngo Mana, ntabwo nigeze nshumura ngewe. Urabizi ko tujya kurema isi twabanaga mu ijuru, kandi ntabwo naje kuko nagusuzuguye, ahubwo narakugandukiye. Ariko kuko abantu wantumyeho bacumuye, nemeye kujya no ku giti k'umusaraba kugira ngo ngire neza. Nagira ngo tubyumve. Nemeye kujya ku musaraba, nemeye kwambara isoni, nemeye guterwa icyuma mu rubavu kugira ngo abantu wantumyeho bashobore gucungurwa. Mu yandi magambo, Kristo yemeye kwitangira twebwe twacumuye, kandi nta cyaha agize afite. Ariko rero twebwe hari n'igihe batubwira ngo rero kubera kubaha Imana, reka nibura dusenga y'ibiri, amasengesho y'iminsi ngahe ayibiri. Hanyuma batigewe iyo nihirije igifu ati gihita kimfata, ati sinzi uko numva bigenze. Kandi mu by'ukuri ni wowe uri kwigirira neza. Yego,
ariko no gufata ay'umunsi umwe bikaba intambara, ariko we yemeye kwitanga, kandi atari we wakiraniwe nibura ngo azire ibyaha bye, ahubwo yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, uwo ni umunyambabazi, yazize ibyaha byanjye, Yesu yazize ibyaha, yazize ibyaha byanjye, imbabazi nyinshi, imbabazi nyinshi, yazize ibyaha, yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, imbabazi nyinshi cyane, imbabazi ajya ku musaraba kubera njyewe nawe, ariko umutima we wari umutima w'ubumana. Haleluya. Ariko aravuga ngo kuko akamero kanjye, umutima wanjye ari ukwitangira abandi, aravuga ngo njyewe nzapfa ndi umwe kandi nzajya ikuzimu. Yari afite n'amakuru y'ahazajya, ariko ubu bwoko buzatabarwa. Imana ishimwe, aremera aramanuka. Nagira ngo mbabwire ngo tujye tugira umutima wo kwitangira abandi. Kristo yarawugiraga. Imana ishimwe. Ariko nitutanagira no kwitangira abandi, tujye tugira umutima wo kwitanga bwacu. Twitange. Yesu ashimwe. Twitangira umurimo w'Imana, dutange imibiri yacu h'ibitambo bizimwa bishimwa na Kristo. Twitange tuze kuririmbira Imana, twitange tuze gukorera Imana mu buryo butandukanye. Uwo ni wo mutima Kristo yari afite. Iki gitondo naje kubabwira ngo mu mutima wa Kristo wari urimo kwitanga. Imana ishimwe. Ngo ajya ku musaraba arabambwa, kandi abambwe ntabwo yabambwe n'abavuye mu ijuru, ahubwo ngo yabambwe n'abantu bahangaha ku isi. Mu yandi magambo, abambwe n'abaje kugira gute? Gucungura. Ariko nagira ngo mwumve umutima wa Kristo yemwe. Ngo ari ku musaraba amaze kubambwa, bamubonye amanitse ku giti, kandi abamumanitse nabo yaje kubabambirwa, ngo baramureba, ngo umwe aramureba, aravuga ngo ntabwo bikwiriye gusa, ngo ahubwo afata icumu, ngo ararizamura, ngo aramwegera, ngo abararimuteye mu rubavu. Hahita havamo amaraso, hahita havamo amazi. Yari azi ko amushegeshe, ariko yari ashohoje umugambi w'Imana, ngo ayo maraso uyu munsi ngo ajya tureberamo muri ayo maraso, ngo avuge ngo nubwo bakiraniwe, ariko amaraso navuye hari abagose, hari abatwikiriye. Mana ubababarire kubera ariya maraso, ujye ubareba mu maraso ubababarire. Imbabazi z'Imana zizira muri ariya maraso. Imana yacu ishimwe. Kristo wemeye gukora ibyo ngibyo, tumwongeye amashyi hari mu ijuru akishima. Haleluya. Akavuga ngo katiri uyu munsi bongeye kuvuga ya maraso navuye, maze yatureberemo. Ayo maraso njye nyakunda cyane. Muririmbyi aravuga ngo iyo adutwikiriye, ngo ntabwo ari amasura yacu gusa, ngo ahubwo atwikira n'ibyaha byacu, atwikira gukiranirwa kwacu, ngo yayatureberamo, ngo akavuga ngo n'abantu banjye nabera rwose. Imana ishimwe kubw'amaraso, 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 kubw'amaraso. Njyewe nawe n'umwana muto ihita iduha agaciro kangana. Ngo iyo turebeye mu maraso, ntabwo ireba kidikoni gusa, ngo ahubwo iravuga ngo bose n'abacunguje amaraso. Mu yandi magambo, amaraso atuma twese turesha imbere ya Kristo, Imana ishobora byose. Mu yandi magambo, amaraso aduhaye ubushobozi
bwo kwitwa abana bande b'Imana. Mu yandi magambo hariya maraso haravuze ngo nta muyuda, nta mugiriki, nta munyakaciro, nta munyakicukiro, ahubwo bose babaye urugingo rumwe. Imana ishimwe. Nukubera amaraso, nukubera amaraso. Amaraso yawe niyo yanyoye, haleluya. Ngo ayo maraso Kristo avuye ngo ahita atuma njyewe nawe duhinduka icyaremwe. Ngo ayo maraso akuraho umugiriki, ngo akuraho umuyuda, aravuga ngo bose babaye iki? Ubwoko. Bikomotse ku kirero, bikomotse ko yemeye kwitanga. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, umutima wa Yesu wari mu kwitangira iki? Abandi, harimo n'abacu. Wowe ujya witangira bande? Ujya witangira bande? Ngiki kibazo cy'uyu munsi. Imana ishimwe. Uyu Kristo ageze rero ku musaraba, abonye amaraso abonetse, njyewe nawe ducunguwe, aravuga ngo hari abapfuye amaraso atarabaho, ariko ni njyewe uyafite. Ngomba kumanuka nkajyayo nkabashyira njyewe n'amaraso yanjye, kugira ngo n'abaho bari mu gituro bazagire bate? Yemwe bazumve ku maraso y'Imana irema, bazumve ku maraso y'uwemeye kwitanga. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo aramanuka gikuzimu, ngo ageze arababwira ngo nahageze, kandi nsize ku isi mbabwiye yuko amaraso yanjye azagira gute? Atugize umwe. Ariko namwe naje kugira ngo mbatabare. Ntabwo igireba ibigaragara gusa. Reka mwumvaga aka. Ntabwo igireba ibigaragara gusa, ngo ahubwo n'ibiri mu nda y'isi naho igerayo. Imana ishimwe. Hari ibyo abantu tureba tukarebesha amaso, ariko hari iby'Imana igireba byiherereye. Iyi Imana ireba ibyiherereye, reka tuyitangire icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndashaka kwihuta. Ngo aganira nabi kuzimu bari barapfuye, kandi arababwira ngo ntabwo mwapfuye, ahubwo mwaje gusinzira. Ariko kuko nemeye kumanuka nkaza mu isi, namanukanye ubutware bwo gukiza, kandi ndaremye ngo mwebwe abapfuye, kuko mu kanwa kanjye harimo kurema. Ntabwo mugipfuye, ahubwo murasinziriye. Igihe nzaza gutwara abandi, namwe nzabatwara. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, n'ibyacu bisinziriye twibwiraga ko byapfuye, ijya ibasha kubizura tukagubwa neza. Imana yacu nishimye. Nicyo bisobanuye. Yari bivuze ngo n'ibyapfuye, yari bivuze ngo n'ibitakiriho mbasha kubirema, kuko nazanye ijambo rigira rite? Rirema, bikongera kubaho. Imana ishimwe. Reka nihute. Paulo arababwira ngo uyu nguyu amaze kwemera ibyo byose, hari ibihembo yagize. Nshaka ko tuganira mu iri teraniro. Twaje kuvuga ku mutima wa Yesu uyu munsi.
haleluya. Kandi niba twararemwe mu ishusho tugasa nawe, hitariko wireba vuge ngo burya asa n'Imana, haleluya. Nubwo abantu bazi kuri igikaragi batakwishimira, ariko ujye uvuga ngo ngiye nsa n'Imana, namaze kwisobanukirwa, Mana ishimwe. Nubwo abantu bavuga ngo ni muremure ngo yamanura imvura, ariko ujye uvuga ngo ariko nsa n'Imana. Nubwo waba mugufi kandi cyane, ujye uvuga ngo ni mugufi usa n'Imana, Mana ishimwe. Ngo arazuka arazamuka rero, ariko Pawulo abwira Abafilipi, arababwira ngo yemwe Abafilipi, uyu muntu wakoze ibi ngibi hari ibihembo yagize, twabisomye, Mana ishimwe cyane. Igihembo cya mbere yarababwiye ngo akimara kumvira Imana, akimara gukora ibyo twamaze kuvuga, icya mbere Bibiliya yatubwiye ngo uyu muntu witwa Kristo yashyizwe hejuru, ngo kandi hejuru cyane. Mu yandi magambo, uyu munsi turabaki aba Kristo, bishatse kuvuga ngo twaramwitiriwe twe, ngo bamubonaga nk'udafite agaciro, ariko uyu munsi twese turamwitirirwa. Igihembo cya mbere yagize nuko yashyizwe hejuru cyane. Mu yandi magambo, iyo twumviye Imana, iyo tuganiriye Imana, nubwo batubona nk'aboroheje cyane, ariko ngo duhesheje benshi iki? Umugisha, Mana ishimwe. Icya kabiri, ngo yiswe izina, cyangwa yahawe izina ngo riruta yandi mazina. Reka tubasome, ngira ngo hari ntabwo muri kubyibuka. Reka tubasome ubutumwa bwiza, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Tubasome twihuse. Kabiri, hanyuma umurongo wa 9 havuze ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hehe? Ndagira ngo tujyane. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru kangahe? Cyane, ikamuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina ryande, arayo ibyo mu ijuru cyangwa ayibyo mu isi cyangwa ibyo munsi. Amen. 11 ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Yango tuanze tubisomene. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo mwumve umutima wa Kristo, kandi nagira ngo mwumve umukristo ufite uyu mutima, ibihembo ajya ahabwa mubanze mu byumve. Buriya hari ibintu dukora ntabwo ari kubundi ndabikora kuyihe mpamvu, ariko nagira ngo twumve ibihembo by'umutima cyangwa by'umuntu ufite umutima wa Kristo. Imana ishimwe. Icya mbere biratubwiye ngo Imana yaramuzamuye, ngo imushyira hejuru kandi cyane. Haleluya. Ngo imushyira hejuru cyane. Cya kabiri, ngo ifata izina rye, ngo irarizamura, ngo irarikomeza, irirutisha ayandi mazina yose. Mu yandi magambo, amazina y'abantu bose ajya arangira akavaho. Mwari mubizi, umuntu ajya akomera cyane, ariko igihe kikagira akarangira. Ariko izina rya Kristo n'uyu munsi turiho turarivuga Kacyiru. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umugabo witwa Hitireri, abize amateka muramuzi, ngo yigeze afata isi yose ngo arayiyobora, ayibera iki? Umwami. Mu gihe gitoya cyane uyu mugabo yarapfuye aribagirana, kandi n'uwamuzura akamutereka hano ngira ngo isi yose yamutera iki? Amabuye. Ngo ariko Kristo wapfuye agapfana umutima wo gutabara, akazukana umutima w'ubugwaneza,
nubwo yagiye mu gihugu cyo mu ijuru, hano Kacyiru turi kumuvuga. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, izina rya Kristo, izina rya Kristo, izina rya Kristo, izina rya Kristo riruta ayandi mazina yose yose yo mu isi. Imana ishimwe. Izina rya Yesu. Muririmbyi yaravuze ngo iryo zina ndarikunda. Yego, iryo zina ndarikunda. Haleluya. Iryo zina ndarikunda, n'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje, niryo ryiza. Iryo zina ryiza, iryo zina, iryo zina rikunda, iryo zina ryiza, umucunguzi wanjye. Iryo zina ryiza, aravuga ngo iri zina rya Yesu Kristo riruta ayandi mazina. Reka mbabwire, Kristo ajya duhindurira amazina. Nigeze nkorana n'umuntu rimwe, arangije arambwira ngo Maritini, rero ntabwo izina ryanjye rikiri rya rindi wibuka, ngo ahubwo guhera uyu munsi ngo urajya ubaza honorable, hanyuma ukurikizeho ibindi nawe uzi, ariko ryahindutse. Mu yandi magambo, izina ryagize rite? Ryahindutse. Imana ijya iduhindurira amazina. Uyu munsi bakakwita umusore rwose Ingaramakirambi, ejo bakavuga ngo ni umubyeyi wizihiwe n'abana. Nuko yaguhinduriye iki? Amazina. Uyu munsi bakakwita umukobwa uraho rwose, ariko mu gitondo bakaririmba izindi ndirimbo, bakavuga ngo aberanye n'urugo. Nuko Imana yagize ite? Yaguhinduriye iki? Amazina. Uyu munsi tukakwita umushomeri bikakubera. Ubu izina ry'ubushomeri riraberana rero. Abenshi bararyambara di. Buriya nabo mubona benshi bararyambaye bikabaryohera, ariko mu gitondo bakavuga ngo niwe utanga akazi muri ministeri runaka. Nuko Imana yagize ite? Yahinduye amazina. Uyu munsi bakabita umuntu reverend nk'uko batubwiraga, hanyuma mu gitondo bikahinduka venerable. Ni ukubera ihindura iki? Amazina. Ihindura amazina tukagubwa neza, twayikomeye mu mashyi. Iyi Imana iduhindurira amazina, twayikomeye mu mashyi. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ni ukwihindura iki? Ni ukwihindura iki? Yesu ngo ahindurirwe izina, n'uyu munsi turacyabivuga. Imana ibahindurira amazina mu izina. Imana ibahindurira amazina mu izina. Idukureho amazina y'abakene, ayo turayanze mu izina. Mw'iri teraniro ihinduriza n'andi mazina mashya. Ihindura amazina y'ubushomeri, ahubwo izana andi mazina. Haleluya. Twarategereje kugira ngo Imana iduhe abantu bacu tuzabana. Nihindura amazina y'abakobwa n'abasore, izana andi mazina mashya. Umva, dutegereje igihe kubyara, dutegereje urubyaro igihe kirekire. Niduhindurira amazina twita iki? Ababyeyi. Umva, dutegereje igihe kirekire kubyara abahungu. Nigire vuba ituzanira iki? Ikivuga ngo ni umubyeyi w'abahungu abahungu n'aba. Ni ukwihindura amazina. Haleluya. Ihindura itanze guhinduka. Ayiwe ihindura itanze guhinduka. Ayiwe ihindura itanze guhinduka. Ayiwe ihindura itanze guhinduka. Ihindura itanze guhinduka.
iragira ngo ibahindurire amazina. Kuri aya masaha turimo tuvuga ko nayo Kristo yahinduriwe izina, tukirivuga natwe duhindurira iki amazina. Ababyizeye reka turebe, abatizeye reka turebe, reka tutopere Imana, tuvuge ngo ibiganza ubirebe, uduhindurire amazina, duhindurire amazina n'izina. Ayi Imana ishimwe. Hanyuma ngo imaze gukora ibyo ngibyo, imaze guhindura izina, iravuga ngo indimi zose, abavuga ikinyarwanda, abavuga icyongereza neza, abavuga igifaransa, abavuga ikidage, ngo zihite zihimbaza nde, zibanze zihimbaza uwahinduriwe izina, ngo zimuhimbaze uwahinduriwe izina. Wari uzi ko hari umuntu wakinjira hano ntawe ubikubwiye, ntawe ubigusabye, ugahita ukoma mu mashyi akinjira gusa? Twese tugakoma. Ni ukubera izina, siwe dukomeye amashyi, ahubwo ni ukubera izina. Njya nkundiye Imana rero, haleluya. Hari abantu nabonye rero ndabakunda cyane, umuntu akihitira atambaye n'umwambaro w'akazi, ariko kuko hari izina yahawe bagahita bagira cyane. Ni ukubera izina, ni ukubera izina, ntabwo ari ukubera we, ahubwo ni ukubera yagize ite izina ryiza rya Yesu. Ndarikunda, izina ry'umucunguzi wacu ndarikunda. Ni nayo mpamvu ubwo dusa nawe rero natwe Satani ajya avuga ngo abangaba mbakuriza kuko bafite izina riruta amazina yose. Ndashaka yuko tubwira ngo Satani witwishima hejuru kuko twamenye izina twitwa. Imana ishimwe. Ngo indimi zose zo mu mahanga, ngo kubera izina gusa yiswe, ngo nizituze zivuge we, zimuhimbaze ziririmbe zivuge ko ari we mwami wenyine ukwiye gucungura isi. Nagira ngo tuze kubwira Satani ngo amagambo yose watuvuze, ibyo wadukubise byose, twamenye ko izina ryacu utarishobora kuko risa n'izina rya Kristo, risa n'uwo dusa nawe. Bityo Satani n'ingabo zawe tuza, ahubwo vuga ngo hahimbaze Kristo, hahimbazwe n'usa nawe, kuko azajya mu ijuru njyewe sinzajyayo. Imana ishimwe. Satani akwishime hejuru, ariko ujye umubwira ngo uri kubikorera mu isi, ariko nzahagusiga ngende mu ijuru. Ubwo rero ndakuruta, siko bimeze, kuko mfite izina risumba, rimeze nk'irya Data wa twese, rimeze nk'irya Kristo. Izina nitwa risumba iry'abadayimoni, izina nitwa risumba ingabo zawe, izina nitwa risumba Satani, ni irya Kristo. Ndi umukristo. Muririmbyi yaririmbye neza, aravuga ngo njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Njye ndi umukristo uko ndi kose. Reka dusubire. Njye ndi umukristo ora ndiwe mu bintu byose. Neza aravuga ngo njyewe ndi umukristo, naho igihugu cyose cyagira gite, naho abadayimoni bahaguruka, naho isi yanyasamira, naho bavuga ko ntariho, ariko njye namenye ko ndi umukristo. Menya magambo, ndi wa Kristo, ndasa na Kristo, mfite umutima wa Kristo. Naho igihugu cyose cyaseka, nintumirwa ngiye gupfa, ngo nzagira ibyishimo. Mu yandi magambo, muri Kristo harimo ibyishimo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hanyuma ngo ibyo birangiye, indimi
zose zimaze kubivuga ngo Imana Data wa twese yamutumye ngo himbazwe Imana ishimwe. Ko twasoma Kristo ibyo byose yakoze ngo byarangiye Imana ihimbajwe Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngana ku musozo ngo ibi bintu byose dukora nk'abakristo tujye tubikorera ngo Imana ihimbazwe Imana ishimwe. Ngana ku musozo twasomye iri jambo ariko Pawulo abwira Abafilipi, uyu munsi twabwiraga Abanyakaciro tuganye ku musozo. Mbese ko Pawulo yabwiye abangaba ari mu nzu y'imbohe, ko Pawulo yabwiye abangaba ari mu mibabaro, iyo uri mu gahinda bigusohokamo ni bimeze bite? Ese ntusohokamo ubona amaganya n'agahinda cyangwa uhimbaza Kristo? Nagira ngo twongere twisuzume. Imana ishimwe. Kristo yaremeye arambura ubwiza, yambura ubutware n'ubuhangange yari afite, aza mu isi kandi aratwitangira. Niba ugira umutima wa Kristo, wowe witangira abandi ute? Imana ishimwe. Tugana ku musozo rero, reka mbasabe tugiye kubwira Imana ngo twongeye kumva umutima wa Kristo kandi twumvise n'ibikorwa bye. Ufite uwo mutima twumvise ibikorwa bye. Twebwe Abanyakaciro, twebwe abashyitsi ba Kaciro, tugiye guhaguruka tubwira Imana ngo noneho twabimenye neza, turashaka ngo tuvugurure, twongere tugire uwo mutima mu izina rya Yesu. Twongere tugire uwo mutima, kandi nidupfa tugeze ku nkombe y'urupfu tuzazamukana ibyishimo by'ibyo twakoze. Imana ishimwe. Reka mbasabe duhaguruke twisengera Imana, tuyibwire ngo Mana, mutima wa Kristo twawumvise kandi turashaka kuba nkawo. Imana yacu ishimwe. Reka dusenge Imana. Mana ishimwe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye igitondo cy'uyu munsi. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza utuganirije. Twaganiriye ku mutima wa Kristo, twarebye ibyamurangaga, yiyambuye ubwiza za mu isi, yaciye bugufi rwose, yemeye kuganduka, yageze naho abambwa ku musaraba, ava amazi n'amaraso. Uyu munsi twayaririmbye araducungura, kandi iyi mitima iteraniye imbere yawe turashaka Mana kongera kuvugururwa, tukagira imitima mishya, mitima yacu nk'iya Kristo, yomatane na Kristo. Ibikorwa bye Mana bibe nk'ibyacu, kandi nidutumirwa n'urupfu tuzagira ibyishimo yuko tugiye guhembwa nawe. Urakoze Mana kutugiriye neza. Twavugaga iby'ubugingo, ariko twibutse ko mu iri teraniro harimo abarwaye kandi bafite indwara z'umubiri. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo wowe ukiza uzubakize, ikiganza cyawe kiza gikiza. Turagihamagaye kugira ngo Mana ukiramure ku barwayi bo mu iri teraniro, bazongere kugaruka bashima, bavuge ngo ya maraso natwe yadukozeho, twumvise imibiri yacu ikira. Urakoze kubyumvise, tugukomeye amashyi kubwa byose ukoze mu izina rya Yesu. Amen.